inama nakugira nuko ibintu bya Mwuka Wera bisaba kubisigatira, no kubisigatira kubera yuko amata aba yera, amata aba yera, ariko iyo aguyemo akantu gatoya kanduye amata nayo ahita yandura. Ubwo rero icyo nshatse kuvuga gusigatira izi mpano nuko niba ufite urubyiruko mungana, ushobora kuba wiri urahanura n'urugero, mwahurira mu gasantire bakaba baravuze bati dore ni wa mukobwa Alphonsine wirirwa arahanura, bakakugerageza bakakwirukaho n'amabuye, nawe utoraguye amabuye ukabatera, ubwo urukumva bahita bavuga ngo kandi siwe wiri warahanura. Ubwo bishatse kuvuga ngo impano bisaba kuyibera amaso ukayisigatira. Amangiriye icya mbere na makuru, icya kabiri kandi ngomba kugira ubwenge mu murimo wa data. Ndumvise neza rwose ziranyubatse kandi zirangijuye rwose. Yego. Ariko nka kwifuriza kugira ngo Imana iguhindurira izina, mu mudugudu Imana iguhindurira izina, mu kagari mu byo ukora mu kazi Imana iguhindurira izina. Ngo marayika arangije ngaramubwira ngo ntabwo citwa Yakobo ukundi, ngahubwo witwa Isiraheli. Yakobo hera aka kanya ababonye umugisha, bishatse kuvuga ngo ongera utitirize, wongere wirinde kurekura marayika ataraguhindurira izina, wirinde kurekura ijwi ry'Imana ritaraguhindurira ubuzima. Yes, reka mbasuza abakunzi ba Concord TV show aho muhereye hose, abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndabasuje cyane. Imana amahoro nibahe umugisha, nkuko twabasezeranije ko tuzajya tubatenguha cyane cyane kadushimira abantu mwakanze subscribe, namwe mutadutengushye, nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda. Imana amahoro nibahe umugisha. Ubu mpagaze mu karere ka Musanze, ariko nerekeje mu karere ka Burera, nta kindi kinjyanye yongeye kureba abakozi b'Imana. Hari uwitwa Nizeyimana Jules, ni umuhanuzi twarasenganya aramanura kandi birasohora. Hari undi mwana w'umukobwa, bari hamwe barahurira hamwe, bicare hamwe bavuga Imana bose. Hari ukuntu abahanuzi bajya bapingana, ariko abonja nkorana nabo pe ntago bajya bapingana, ahubwo bemera yuko amavuta yuzuzanya. N'urugero, Dusayimana Alphonsine afite impano yo kuguhanurira akakubwira itariki bizasohoreraho. Nizeyimana Jules nawe afite ukuntu pe Imana imwereka ibyawe byose, kuva ukiri umwana ahari kugera aho ugeze, byose Imana ikamuha iyo foto. Ubu rero bambwiye yuko bari hamwe. Ubu ngiye kugenda mu karere ka Burera, turahora mu murenge wa Rugarama ahitwa kwa Mutabazi mu mudugudu wa Nyabiho, niho ndahurira nabo kugira ngo tuganire. Ese bamenyanye bate? Ese bo babona ukuntu amavuta yuzuzanya ute? Uko n'igitangaje, umwe ni umwana w'imyaka 18, undi ni umupapa. Umvikana ko kuba umupapa n'umwana bahuye. Umva, reka nayo kubatindira, mwe mutangira ikiganiro munakirangize. Ntabwo ujubeshya Mana, ntabwo ujubeshya, usezeranya urasohoza, ntabwo ujubeshya, ntabwo ujubeshya Mana, narabibonye, iyo usezeranya urasohoza, ntabwo ujubeshya. Ntabwo usezeranya umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranya imodoka nyuma umuha igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranya umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranya imodoka nyuma umuha igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa, ntabwo ujubeshya Mana, ntabwo ujubeshya. Yes, Imana ishimwe.
ni gutya dutangiye n'ibyishimo byinshi. Ndi kubona imbere ya kamera ndi kumwe na bavugabutumwa, abahanuzi, abakozi b'Imana batandukanye, ab'Imana ituma ikababwira ibyayo kugira ngo babitugezeho. Mba numva nishimye cyane pe, mba numva amavuta y'Uwiteka ndiho, nubwo ntajya ntitira ariko ndi kumva haleluya haleluya. Amen. Ariko wajamo. Oya ndimo kabisa. Gumamo. Yego, Imana ishimwe cyane yuko nababwiye yuko ngiye kureba abakozi b'Imana i Burera mvuye Musanze, bari imbere ya kamera bose turaziranye. Reka mbavuge, ndi kumwe na Dusabimana Alphonsine, bitewe nuko ari umwana yihariye mikoro ayakaji. Reka nyimuhe. Akaba ari umwana w'umukobwa, komeza uyifate. Umwana w'umukobwa ahawe impano ku myaka ya 18, asengera abantu, Imana ikababwira itariki ibyifuzo byabo bizasohoreraho. Yego, niwe turi kumwe, ndetse ndi kumwe na Nizeyimana Jules, nawe sibwo bwa mbere twakorana ikiganiro kuko tuziranye kuva 2021, yarampanuriye birasohora, naye ndavuga ntago ndabyihererana, nzajya mbwira n'abandi. Amen. Alphonsine, we dufitanye beef. Imeze gute? Jules yarampanuriye. Yego. Ariko we nturampanurira. Ubwo mwuka ntago yari yakungabiza. Ariko nibyo, Jules tuziranye kuva 2021, hashize imyaka 4. Wowe nkumenye hashize amezi. Urumva yuko ubwo njewe ntago byari byaza. Ntacyo, nundi ntabwo tubitegeka biza. Mwe mamuri intumwa, Imana nishaka ku bantu maho izaba ubutumwa mu bunzanira. Izabitubwira. Nk'ubikabibabwira muri iki kiganiro mukabimbwira, nayishima. Jules ni diakoni, ni ugomba kudusengera muri iki kiganiro, muhe mikoro. Amen. Nanone Mana Data twese uri mu ijuru, turi imbere y'ubwisa bwawe, nyemerera wumve gusenga no gutakamba kwacu, kuko turi mu murimo wawe. Uko wabanye na Eliya i Karumeli akasenyera Ashera na Bayali, yarangiza gushenyera Ashera na Bayali ukabana nawe, kuko abahanuzi ba Bayali na Ashera bari birase ko hari Imana batunze kandi batarahuye nayo. Haleluya. Ariko ngo Eliya aravuga ngo mwahereye mu gitondo mwikebagura, mureke nanjye kuri saa 9 mpamagara Imana yanjye. Ngo Eliya aramanuka, arazamuka, Uwiteka Imana Nyiringabo ageze ku bahanuzi ngo arababwira ati, dore Imana yanyu mwayihamagaye ntabwo yabasubije, ngafata igicaniro cy'Uwiteka aracubaka, kuko yarasenye Ashera na Bayali. Arangije ngahamagara Imana, umuriro wamanuka utwika igitambo. Barango baravuga ngo Uwiteka niwe Mana ya Eliya. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Umuriro uramanuka utwika igitambo, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Natwe bimenyekane ko ari Imana twasenze, bimenyekane uyu munsi, bimenyekane n'igihe kizaza, kuko tugije kwamamaza ingoma ya Kristo. Uyu mushiki wacu akugire umugisha, kandi natwe ukomeze kuba mu ruhande rwacu. Urakoze ko yiyerekanye kandi ko yihesheje agaciro, kuko aravuze ngo icyoro cyawe ntawe uzagihundi. Mwuka w'Imana tuyobore kandi atuganze, kubitire kuri biturwanya. Vuganire natwe mwami mu izina ryawe Yesu Kristo, mu mbaraga z'umwuka wera. Tukwatse bikeya byinshi biduhana ubuntu nabera, mu izina rya Kristo. Amen. Amen. Mana ishimwe. Ngira ngo mwese nagiye mbavuga ko mbazi n'igihe nabamenyeye. Turahera ku mutoya, fata mikoro. Oya, kamere ku mukuru. Kamere ku mukuru we, kamere ku mukuru. Jules navuze ko tuziranye kuva 2021, hashize imyaka 4 tuziranye. Alphonsine Bibiliya yariguye hasi gende ifate. Alphonsine nk'umusirikare wari utaye intwa. Alphonsine tuziranye nawe hashize amezi 2. Jules, wowe Alphonsine umuzi kuva ryari? Umuzi hiki? Alphonsine ngegereza mikrofone. Alphonsine namubonye kuri YouTube. Mbona ari kuvuga Imana neza. Yego. Ari kuvuga abo yagiye gusengera. Imana ikamukoresha
bakaza gukira indwara. Ni muri ubwo buryo mbona ageze mu kigero cyo gukorera Imana, kuko n'urubyiruko kandi nabonye afite imbaraga iz'umubiri aracyazifite, nkabona agifite n'imbaraga z'umwuka wera. Rero uko nabonye ari umukobwa uri guhamya Imana neza. Gusa musabira kugira ngo azabigumemo, azakomeze guhamya, azanagere muri iyi myaka yacu agihamya Imana. Ariko nabonye ari umukobwa ushize amanga. Umuririmbyi we yararirimbye aleluya aleluya, amen. Muririmbyi yararirimbye ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Kuba urabona guhagarara imbere ya kamera ni ukubera dushize amanga, kuko byaramenyekanye. Vuga utamina. Bimaje kumenyekana, byaramenyekanye, nta soni dufite. Ubundi niba uri umusinzi byaramenyekanye kuri umusinzi. Niba uri umusambanyi byarangije kumenyekana kuri umusambanyi. Niba uri mu byo ubamo bitari byo guhamya Imana byaramenyekanye, kuko ndagira ngo nkubwire yuko ijambo ryanambwiye ngo ubwo ushushe, ubwo udashushe kandi ntukonje ngiye kukuruka. Niko ijambo rivuga mu byahishuwe. Ariko iyo turi imbere ya kamera tuba tuje kwamamaza ingoma ya Kristo, tugashyira amanga, tugahamya. Rero nta mpamvu yo kudahamya, kuko ibyacu byaramenyekanye, ibi bintu tubirimo, kandi ibintu nibisirimu biradutunze. Kuba nk'urukero hariya mu gasantere singomba kuhanyura ngo Bibiliya nyihishe. Alphonse, ntawe ngomba kugenda Bibiliya nyishize muri ambaraje. Haleluya haleluya. Nta mpamvu yo guhisha Bibiliya. Ndayambukana mu gasantere nkayimanukana i Musanze niyo bibaye ngombwa. Hari n'igihe nayijanye muri hoteli mu mahugurwa i Remera kuri iri topu. Yari amahugurwa y'iteganyagihe. Ni mu myaka 2 yashize. Bibiliya rero niyo no mu mushi wa Kigali turayimanukana, kubera ko tuzi ko ari intwaro y'umwuka. Ariko icyo navuga, ushobora kugendana Bibiliya n'indirimbo, ariko mu mutima harimo ubusa. Mu mutima harimo ubusa. Ariko igikomeye ni imbaraga zo mu mutima. Kuko niyo Bibiliya itabi hari umuntu yavuga. Niyo Bibiliya itabi hari, niyo ntayigendanye, ahubwo ikintuyemo, ikinyubatsemo, nicyo kigomba gutuma mvuga ibindimo. Ibyuzuye umutima bisesekara ku munwa. Ibi turimo rero ntibitwemerera guceceka. Tunabivuga no mu masoko, twabivuga mu gikundi cy'abantu benshi. Bibaye ngombwa uwatubaza ibya Kristo, twavuga ko Yesu wacu akiza indwara. Twavuga yuko Yesu ari umunyamaboko. Twavuga Yesu ko arwana intambara akazinesha. Yesu aratabara. Afite ububasha, afite ubutware, afite n'ubushobozi ku byaremwe byose, ibihumeka n'ibidahumeka. Imana idufashe kandi tugirire neza. Harya ji wa musore wawe wiga kuri Ecole de Sciences de Musanze afite imyaka ingahe? Afite ari kugira 19. Afite 10. Afite 19. Alphonse na afite 18. Ubwo ushaka wicaye. Hari igihe yaba ari umukazana wanjye. Wamenye ibyo Imana ikora. Imana ikora biradutangaza, nta wabimenya. Ushobora kuzabona bari mu rungano, ugasanga hari aho bahuriye, ugasanga wicaranye n'umukazana. Ubifata ute kuba umwana yahabwa impano akiri muto? Uko impamvu bibajije ubu ni nkaho wicaranye na wa muhungu wawe, uko amurusha umwaka umwe, ni umwana wawe. Ubyakira ute ko umuntu yahabwa impano akiri mutoya ku imyaka? Kuko nabyakira neza, kuko nanjye natangiye gukorera Imana nkiri muto. Njye nakijwe mfite imyaka 15. 95 niho umuvurungano wari mu gihugu wari urangije kurangira. Mpita nihanira ku mudugudu wa Nyirarukore. Myaka 15 twakoraga ibintu byo nari maje kurwara malaria, nyirwara amezi 3. Imana irangije kunkiza malaria irampamagara. Kuva ubwo nahise ndeka
nari nkiri muto urumva nta n'ibindi byaha nari nagasayemo mu myaka 15 turasenga. Jire Alphonsina afite imyaka 18 yatangiye guhanura afite imyaka 16. Ubyakira ute kuba umwana yahabwa impano y'ubuhanuzi akiri muto kuri iyo myaka? Nabyakira neza kuko navuga yuko ari mu muhamagaro nk'uwanje. Yego ko nanjye nakijwe mfite imyaka 15. Ubwo muri iyo myaka 15 namanje gusengera muri Kiliziya Gatolika, ariko ninjiye mu itorero rya ADPR. Niho natangiye kumenya ibya Mwuka Wera. Yego niho natangiye kumenya ibya Mwuka Wera, ntangira kuzura igishitsi. Umunsi umwe twari turi gusenga ahantu narindi numva mutingitunjeho, nyumva ndanyeganyeze, ntangije kunyeganyega. Iteraniro rirangiye abantu barambwira bati kiriya ni igishitsi cy'Umwuka Wera. Yego ubwo rero turataha, twongeye kugaruka birongera bimbaho. Noneho nagiye kumva numva haje ururimi rusha. Yego uregeza kamikoro, numva haje ururimi rusha, ururimi ruvuye mu ijuru. Yego niba ari Igisupanyoro, niba ari Kigaratiya, niba ari Giheburayo, numvise ari ururimi rusha. Ntari nsanzwe mvuga, ndaruvuga ndutindamo, ndangije kurutindamo ndataha. Ubwo rero twaje kugaruka n'ubundi masengesho, n'ubundi turambirije turi ku karago, rwa rurimi ruragaruka. Rwarangije kugaruka, nagiye kubona mbona ngiye mu yindi si y'umwuka. Ubwo natangiye guhanura, natangiye guhanurira iteraniro. Ngahanura ibintu bigasohora ku myaka 15 yawe. Ku myaka 15 natangiye guhanura ndi umwana mutoya, nahanura mu iteraniro, abantu bakabigenzura bati bya bindi wahanuye byasohoye. Ntangira guhanurira amakorari, ntangira guhanurira iteraniro, ntangira guhanurira abakozi b'Imana batandukanye, mbikuriramo rero. None urabona ndi kubisaziramo. Yego ariko mu buryo bw'umwuka ntabwo ndi umusaza. Wango nagize amahirwe. Wango umaze imyaka 30 uri umuhanuzi. Alphonsina bimazemo imyaka 2-3. Ine aho ngaho. Sibyo? Kandi noneho impano mwaziherewe mu myaka imwe. Wango mwese mwe mufite 15 mu kigero kimwe. Ubwo rero ugomba kumugira inama y'ukuntu agomba gusigasira izi mpano akazikoresha neza. Mugira inama. Inama ngira umvatisha umva mukobwa wa. Mubwira uri kumureba nawe tega amatwi wumva inama z'abakuru. Urukumva Alphonsi, inama nakugira nuko ibintu bya Mwuka Wera bisaba kubisigatira. Nukubisigatira kubera yuko amata aba yera, amata aba yera, ariko iyo aguyemo akantu gatoya kanduye, amata nayo ahita yandura. Ubwo rero icyo nshatse kuvuga gusigatira izi mpano, nuko niba ufite urubyiruko mungana, ushobora kuba wiri urahanurana urugero, mwahurira mu gasantire, bakaba baravuze bati dore ni wa mukobwa Alphonsina wirirwa warahanura, bakakugerageza bakakwirukaho n'amabuye, nawe utoraguye amabuye ukabatera, ubwo urukumva bahita bavuga ngo kandi siwe wiri warahanura. Ubwo bishatse kuvuga ngo impano bisaba kuyibera amaso, ukayisigatira. Ikindi ntabwo uba wakageze ku rugero rukwiriye, kubera yuko Imana burya ifite amakuru menshi. Ushobora kuba ukunda guhanura abantu, numvise ngo babwira amatariki, ariko buri Imana ifite andi makuru yanaguha asumba nayo ngayo. Nk'urugero, hari impano zigenda zivuka. Ushobora kuba uri umuhanuzi hakaba haje impano yiyerekwa. Ashobora kuba
hari impano uburyo uhanuramo ugahanurira abantu wenda uhumirije, ariko hari n'abahanura bari kureba, hari n'uwumvijwe ari kugenda mu nzira ku manywa. Njyewe bimbaho, hari igihe numvijwe ku manywa, hari n'igihe iyerekwa riza ndi kureba, hari iyerekwa ryigeze kumbaho ndi kureba ku manywa, kubona mbona ndi kugenda, mbona afashe ikintu kimeze nka sede agitereye hejuru mu kirere, abantu barakirwanira ngo bagisame. Nuko iyo sede, uri kwibuka sede, akantu sede bashiraga mu maradiyo agatanga hakabonekaho indirimbo, bararwana kugira ngo basame iyo sede, irabacika bari nje uyisama. Kuri rambwira ngo ugiye guhugurwa na Minagiri, Kimana yambwiye ngo biriya wabonye abantu bari kurwanira ira sede kuba abandi bari bashaka kuyifata ntibayifate, mandi nambwira ngo ugiye guhugurwa na Minagiri. Ugiye kuzaba umuntu uhugura abahinzi. Yego. Ubwo urukumva sinari ndi mu nzira se, kandi mbibona ku manywa. Yego. Ariko urumva byageze aho birasohora, igihe kiragira Minagiri irampugura ngo training ma certificate yo guhugura abandi bahinzi. Ubwo urukumva icyo nabwira Rufonsina, ari n'igihe wenda werekwa nijoro umukobwa wanje. Rero nabyo birabaga nijoro. Hari igihe rero ushobora no kwereka uri kugenda ku manywa. Ubwo icyo nakubwira, inama nakubwira nuko muri uyu murimo wo guhanura no muri uyu murimo wo kugendana impano za Mwuka Wera, nuko habamo ibigusha, bivamo rwose, habamo n'ibisitaza, kandi hakabamo n'abatakwemera cyane. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo abatakwemera Imana izagira gute? Izabemeza. Kuko hari umuntu ushobora kuza kugerageza, ubwo ari umuhanuzi, kamwegere ndebe, ashobora guhura nawe akagutuka, ashobora guhura nawe akaba yaguhema, yegereze mikoro, niyegereze, akaba yaguhema. Bityo rero birasaba kugira ngo Imana itange imbaraga zidasanzwe kuri wowe n'abandi b'abahanuzi bakiri batoya. Buriya hari n'igihe Imana ibifite amakuru menshi. Uzi ko hari igihe iguha gahunda y'umunsi Alphonse, ikaguha amakuru y'umunsi, noneho ikaba yaguhishurira ibirakubaho uwo munsi. Iyo rero Imana yahishuye ikigeragezo, uwo munsi ubyitwaraho neza. Hari igihe Imana imishurira urugendo ko ntararujamo nahata nkagira ingorane. Hari urugendo mperutse gukora, ntabwo nshatse kuvugaho nari ngiye. Imana yari yanyeretse urugendo narusengeye, Imana inyereka amashami abiri amanutse mu giti. Ayo mashami abiri mbona asa nagiye kunyikubitaho cyo zarambushwa, ariko ahantu nari mpagaze ngo hahita haba akantu gasa n'inkingo. Ubwo urumva Imana yari inyeretse ku rugendo, ndahata, kandi koko nabiboneye mu nzira. Nabiboneye mu nzira, iyo nari ngiye niyo nabiboneye. Ubwo rero icyo nasaba Alphonsina ni ugusaba ubwenge. Kuko Salomo yasabye ikintu gikomeye, ubwo se Dawidi yari amaje kumuraga kuba umwami w'Abisirayeli, ngabana abantu azayobora n'abahanga harimo n'abanyabwenge. Ubundi kubera ari ingabire Imana ibigwaye, bisaba kugira ngo usabe ubwenge. Icyambere ushobora guhanurira konkorude ufite masters, ushobora no guhanura na dogiteri, buriya nkabize ubumenyamuntu cyangwa filozofi, ashobora no kuba yakureba akamenya ibikurimo kandi nawe adahanuye. Ubwo rero kugira ngo bihuze n'iby'amashuri yize, bisaba kuba uri mu zindi mbaraga. Haleluya, amen. Bisaba kuba uri mu zindi mbaraga. Buriya niyo mpamvu muzi icyo kintu cy'ubwenge, birasaba kugira ngo Imana iguhe imbaraga, iguhe no ku mpano y'ubwenge. Rero umukobwa wanjye, icyo naguhugura cyo ni ukugira ngo mu bintu byose abigutumyeho, Imana iguhe ubwenge. Nk'ubu nk'urugero, iyi mpamvu naguhugura umusore Alphonse, yego, umusore aguhamagaye ati ngo nije kumanurira, ndi muri Nyabihu, ndi mu karere ka Nyabihu. Yego, wajayo? nubwo yaba ari umugabo ntago najyayo.
yego ugomba kumubwira uti buriya abahanuzi barashakwa, nicyo gisubizo cyane. niba unkeneye ngwino unsange mu rugo. Haleluya, amen. ubundi iyo dusomye ijambo ry'Imana abahanuzi barashakwaga. hari nk'umugabo witwa Sawuli wayoboye igihugu cya Isirayeli. Isekishi yari yabuze indogobe 3, arangije kubura indogobe 3 mu gihugu cya Isirayeli, bororaga indogobe, azibuze ngo zirazimira. Zizimiye ngaravuga ati kanzamuke nje kwabamenya. Haleluya, amen. ngazamuka Kanunga agiye kubaza bamenya, ngageze ku gasozi ngo Kanunga asanga bahanura. Vugutamina, amen. asanze barimo bahanura ngo nuko Samweli ari we bamenya, umuhanuzi wa mbere wa Isirayeli, aramubwira ngo yewe mwene Kishi Sawuli, wari urimo ushaka, ndabona uje kwabamenya, ndabona uje kubaza ufite ikibazo. Ngo aramubwira ngo ni indogobe za so 3 zari zikuzanye kuri aka Kanunga. Imana ikoresha Samweli, aramubwira ngo usibye n'izo ndogobe 3 zabuze, iby'igikundiro bya Isirayeli byose bibaye ibyawe. Imana ngibwira Samweli ngo namusukeho amavuta, usibye n'izo ndogobe ugiye kuzaba umwami wa Isirayeli. Ariko nukubera ko Sawuli yarazamutse Kanunga. Rero Alfonsina, abahanuzi bagomba gushakwa. Nta mpamvu yo kugira ngo uje gutega cyokoza ari umukecuru cyangwa umukobwa w'urungano rwawe, birashoboka kuba, ariko birashoboka kuba wateguka bitewe n'impamvu, ariko icyo kintu cy'ubwenge mvuze, igisubizo gikwiriye no kumubwira ngo umuhanuzi arashakwa, ukamusomera n'ibyanditswe ukuntu bajaga kutununga bakaja gushaka basamwe. Ese ko Nkurude ntiyaje kudushaka. Haleluya, nta mpamvu yo gupoteza amatike. nawe nayitange aza gushake. Ubona Alfonsina ni umwana wumva kandi akumvira. Ubona mumpere mikoro numve nawe. Yego Alfonsina karame. Jire wari umuzi? Ngewe nari muzi. Wamumenye kuva ryari? Nejo bundi hari ahantu namubonye turi mu materaniro. Ariko ntago narinzi izina ngo ni gute, ariko ubu n'ubwa kabiri mubonye. Yewe ni vuba, yangize ngo wari umuzi kuva kera. Oya, ni vuba rwose. Mali shingiro yabikoze kuba mwahuye, none ikintu mvise mwahuriyeho nuko mwese mwatangiye guhanura mufite imyaka 15. Mani bizi impamvu. Inama kugiriye suzumvise ute? Inama ngiriye, icya mbere na makuru, icya kabiri kandi ngomba kugira ubwenge mu murimo wa data. Ndumvise neza rwose, ziranyubatse kandi ziranjijuye rwose. Yego. Bo tugiye kumva ijambo ry'Imana rero. Jire yabwirije. Yego. Kuva mu 1995. Yego. Waruko muri naka 10 kuri naka 12 nguvuke. Yego. Gwe nawe yarakoze nawe utaravuka, reka tumuruhure. Sibyo? Ntabwo arajya kubwiriza kandi uhari. No mubyo yavuze ati nyine imbaraga za gikumi za gisore, nyine ni sawa guhanura umuntu agifite gutyo. Imana ishaka kukwereka tumva hari hejuru ukazamuka kuko ufite imbaraga. Ariko wa mukecuru imyaka 80 Imana yabimerike se agashobora kujyayo? Ntabwo yagerayo. Niho rero ugiye kugira ute, nawe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Ni karibu. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icubahiro. Ndishimye cyane kandi ndanezerewe, ariko hari umuririmbyi muri iyi minsi urimo kumfasha, uri kuvuga ngo hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe, mugabo hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe, madeni hamagara Yesu azarebe, mu burwayi hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe, difuzo hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe, zongera ikore n'ibindi, Magabi zongera ikore n'ibindi, ayiwe Mana idakangwa na biracitse, na nyuma ya zeri irakora. Mana we, Mana idakangwa na biracitse, na nyuma ya zeri irakora. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Muri iyi minsi ndi kubwira abantu ngo Imana ntabwo ikangwa na biracitse, nta nubwo ikangwa n'amarira uri gusuka, nta nubwo Imana ikangwa n'agahinda ufite, ahubwo icyambere yishikiriza umutima.
ibindi byose iraje ibikore. Reka twihute vuba mu ijambo rya nyiri ijambo. Yego. Igitabo cy'Itangiriro ibice 32 turahera ku murongo wa 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo yakubakirana na marayika w'Imana. Reka duhere ku murongo wa 25. Yakobo asigarayo wenyine, haza umugabo aramukiranya bageza umuseke utambitse. Abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Ngaramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Uyu ni Yakobo wasubije marayika. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Marayika arangije aramubwira ngo ntucitwa Yakobo kundi ahubwo uzitwa Isiraheli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakire neza ijambo ry'Imana. Yakobo yakiranye na marayika ngo barakerana, bamaje gukirana umuseke urinda gutambika. Ngo marayika arangije aramubwira ngo wandekuye nkagenda ko mbona bukeye, ko mbona umuseke utambitse. Ariko Yakobo aramubwira ngo sinkurekura utampaye umugisha. Hari igihe wasenze unanirwa umugisha wawe ari ugiye kuza. Hari igihe wowe n'ikigeragezo ukicaramo wananirwa kongera guhamagara Imana, wibagirwa kongera gutitiriza, ari ugiye kubona ikimenyetso, ari ugiye kubona ibyiza. Haleluya. Amen. Ngo marayika arangije abwira Yakobo ngo Yakobo arangije abwira marayika ngo sinkurekura, ngo Uwiteka sinjobora kukurekura ngo usige hano utamaye umugisha. Ngo marayika arangije aramubwira ngo ntabwo ucitwa Yakobo ukundi. Imana ishimwe cyane. Ariko nka kwifuriza kugira ngo Imana iguhindurira izina, mu mudugudu Imana iguhindurira izina, mu kagari mu byo ukora mu kazi Imana iguhindurira izina. Ngo marayika arangije aramubwira ngo ntabwo ucitwa Yakobo ukundi ahubwo witwa Isiraheli. Yakobo hera aka kanya ababonye umugisha. Bishatse kuvuga ngo ongera utitirize, wongere wirinde kurekura marayika ataraguhindurira izina, wirinde kurekura ijwi ry'Imana ritaraguhindurira ubuzima, wirinde kwinangira umutima utarumva ico data ashaka guhindura ku buzima bwawe. Uyu Yakobo yaza gukirana n'Uwiteka, yagera akananirwa kamureguza, nta byiza yari kubona. Ariko yakiranye nawe aramubwira ngo sinkurekura ntarabona umugisha. Ngo Zakariya, Uwiteka abonye ko Zakariya ibyo agiye kumukora n'ibyo amubwiye azabivuga, abanza yamugoba ururimi. Hari igihe Imana ikureka mu ishuri kugira ngo ukomeze uryige, ukakomeza ukaba mu kigeragezo, atari uko Uwiteka kwibagiwe, atari uko Uwiteka yakuretse. Rero haranira gucura umugisha ku Uwiteka, haranira kuba nka Yakobo, haranira kuzabona urwibutso rwo kuzibuka yuko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Izina ry'Uwiteka ntihabwe icubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana twumvise muri aka kanya. Ariko intego iri kuvuga ngo ntukarekure Yesu ataraguha umugisha, ntugasigare mu kigaragazo ngo ubone ko utazongera kumva ijambo ry'Imana, ahubwo gira umwete wo gukomeza kuryumva kuko ariho umugisha wawe uzaturuka. Ariko ndakubwira ngo umuseke ugiye kumara gutambika, hari ubutabazi kuko Uwiteka agiye kugutabara. Imana ishimwe cyane. Rero iri ni ijambo ry'Imana. Imana ikomeze iturwane kandi Imana idushigikire.